Amahugurwa y'iminsi ibiri yinjiza mu kazi abakozi bashya b'uturere n'umujyi wa Kigali yateguwe n'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Lariga ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke n'abandi bafatanyabikorwa, agamije gutanga ubumenyi bw'ingenzi ku bayobozi bashya kugira ngo barusheho kunoza inshingano bahawe, harimo gutanga serivisi inoze, kurwanya akarengane no gushyira imbere inyungu z'umuturage. Bamwe mu bitabiriye bavuga ko aya masomo azabafasha gutanga umusaruro ushingiye ku bumenyi n'indangagaciro bahawe, bityo bakazatanga serivisi nziza kandi zinoze. Nk'umukozi mushya twitegura gutangira inshingano, aya mahugurwa ni meza kuko yadushepinze mu rwego rw'imiyoborere, mu kumenya uko dutwara abaturage, mu kumenya uko tuvugisha umuturage dutanga serivisi nziza. Ni amahugurwa azadufasha mu kwinjira mu kazi neza, dufasha umuturage tumuyobora, tumwerekana uburyo bwo gucamo kandi dukurikije indangagaciro n'uburyo igihugu cyacu gishaka kugiteza imbere. Twaganiye no mu buryo bwo gutanga amakuru mu nzego z'ibanze. Icya mbere kiba gikenewe ni amakuru, ariko uburyo agenda atangwamo kuri buri rwego, kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akarere, bifasha gutanga umusaruro ukwiriye. Twaganiriye kandi no ku kijyanye no gukemura amakimbirane. Ibyo byose byabaye impamba yamfasha mu nshingano zanjye za buri munsi, ndetse no gukurikirana abakozi nk'umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi, kandi binarushaho kunyongerera ubumenyi bukwiriye ntanazanifashisha no mu zindi nzego mu gihe kizaza. Twinjiramo tutazi bikorwa gute, bigenda gute, ariko icya mbere twigiyemo teamwork, icya kabiri gushyira umuturage ku isonga. Aba kandi banaboneyeho gushimira Lariga yabateguriye aya mahugurwa, banemeza ko amasomo bahawe agomba guhita ashyirwa mu bikorwa, bavuga ko bungukiyemo byinshi kurusha abatarayitabiriye. Icya mbere ngiye guhita nshyira mu bikorwa ni ugukora inshingano zanjye neza kandi nkazikora kinyamwuga, gukorana n'abandi neza, gukurikiza na gahunda za leta, gushyira umuturage ku isonga, gutanga serivisi inoze kandi ku gihe. Mbere ngomba kwitaho no gukurikirana kuko ya makuru yatangwaga, raporo zatangwaga, kandi nkakurikirana n'uburyo abakozi bitwara, kumenya ngo ese ya mamba bakuye hano cyangwa nanjye iyo nkuye hano izadufasha gute mu mikoranire ya buri munsi. Ku ruhande rwe, Ukize Theoneste, umuyobozi ushinzwe kubakira ubushobozi inzego z'ibanze muri Lariga, yasobanuye ko aya mahugurwa agamije kwinjiza neza mu nshingano abayobozi bashya mu nzego z'ibanze, ndetse akabategurira gukorera mu mucyo, kwirinda amakosa akunze kugaragara mu mitangire ya serivisi, no kubaka ubuyobozi bushingiye ku muturage, cyane ko inzego z'ibanze ari umusingi w'iterambere ry'igihugu. Abakozi bo mu nzego z'ibanze dutegura amahugurwa agamije kubinjiza mu nshingano bari abakozi bashya bakimara kwinjizwa mu nshingano. Nta gihe baba bakoze, mwabonye ko abenshi bamazemo ukwezi kumwe, abandi amezi abiri, kugira ngo bake cyane twabonyemo bamaze amezi 6. Icyo aya mahugurwa agamije rero, agamije kubaha amakuru y'ingenzi kandi yihutirwa, abafasha gutunganya inshingano zabo neza. Mwabonye ko kandi amahugurwa ahuriho n'inzego zitandukanye, kubera ko nk'uko bimenyerewe inzego z'ibanze ni ahantu hahurizwa gahunda zose za leta, baba bagomba no kugira amakuru anyuranye. Yakomeje asaba abitabiriye guhora biyungura ubumenyi no kunoza inshingano zabo neza, bakorana neza n'abandi mu kazi. Turabashishikariza ko bagomba gukorana n'abandi, bakiga, ndetse aho bagize ikibazo bakaduhamagara tugafatikanya, aho ibyo tudafitiye ibisubizo tukabishakira bagenzi bacu bakora mu nzego zitandukanye, bakadufasha gushaka ibisubizo bya nyir'umuturage. Aya mahugurwa yahuriwemo n'inzego za leta zitandukanye zirimo itsinda rya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke, Minisiteri y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo Mifotora, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, ikigo gishinzwe gukemura amakimbirane KIAKI, n'abakozi bo mu nzego z'ibanze. Bikaba biteganyijwe ko aya mahugurwa azagera mu gihugu hose, akazahugura abagera kuri 891. Ni mu gihe abasoje amahugurwa atangirwaga kuri iyi site ya Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bo bangana na 86, kandi ibikorwa byo guhugura abasigaye bikaba bigikomeje. Janvier Manishimwe, Unique TV News, mu karere ka Muhanga.